Mugusezera Gisimba muzi nk'umubyeyi w'imfubyi umuhoza w'abapfakazi n'indushyi ndetse akaba yaragiriwe icyizere cyo kuba umurinzi w'igihango cy'umunyarwanda mu rwego rw'igihugu. Mugusezera Gisimba aterekeje yavutse itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 mu 1967 avukiye i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihe yitwaga Zaire. Akomoka kuri Gisimba bahita Kizoro na Mukamanzi Dasira akaba umwuzukuru wa Gisimba Mesyo. Yize amashuri y'abanza bigana yisumbuye muri Kongo aho yize ibyo bita mu ndimi z'amahanga electricité industrielle. Kubera ko yavutse ku babyeyi b'abakristu yarabatijwe anahabwa n'amasakaramentu yose yagombaga guhabwa, akaba ariyo mpamvu uyu munsi dufite ibyiringiro byo kumuherekereza mu kiliziya y'Agasengeramo. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 1992 yashakanye na Mukandanga Beatrice. Babyaranye ubw'umubiri abana 4 aribo Rutikanga Patrick, Ihirwe Cedric, Ingabire Benita na Gisimba Bertin. Nk'uko yari yarize amashuri ya tekinike, akirangiza yakoze mu kigo cy'ubucuruzi cyitwaga DPC na Rwanda hagati y'igihumbi 1981 n'igihumbi 1983 ndetse agakora no muri Texas kugera mu gihumbi 1986, hose akaba yarakoraga akazi nk'umuntu wize tekinike. Guhera mu 1986 yahisemo kuba umurinzi w'umurage wa se na sekuru, areka akazi ajya kwiyegurira kurengera abatagira kigurira muri centre memorial Gisimba kugeza atabarutse ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 6 2023. Muri iyo myaka igera kuri 37 yari amaze muri centre memorial Gisimba, yareze abana basaga 300 barakura ndetse abagize amahirwe yo gushaka arabashyingira, ababyaye arabahemba, ubu akaba asize abuzukuru bakaba kabiri. Kubera ibikorwa bye by'indashyikirwa yahawe imidari n'amashimwe mu bihe binyuranye. Yahawe igihembo cyitiriwe Paul Graniga mu Busuwisi mu mwaka wa 2003. Mu mwaka wa 2007 mu bikorwa bye by'ubutwari yahawe imidari nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Muri 2014 yahawe icyitwa Prix des Justes du Monde de la Commune de Padoue Italiyani. Muri 2015 yagizwe umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu. Yabonye kandi kubaha igihembo cya Wagner Foundation gitangirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'uburwayi bukomeye yari amaranye igihe, yatabarutse ku cyumweru tariki ya 4 z'ukwa 6 2023 akikijwe n'umuryango. Murakoze. None Kardinali Kambanda batwoherereje ubutumwa bwo kudukomeza, natwe no musengesho. Turashimira kandi n'urugaga rw'abasaserdoti badufashije guhereza umubyeyi kuri bamwe, inshuti, umuvandimwe ku bandi muri iki kiliziya yasengeyemo kenshi tukamutura Imana. Muri uyu mwanya ukurikiyeho turagira ngo tugire ubuhamya twumva n'amagambo birakurikirana gutya. Tugiye kubanza kumva Jean François Gisimba, umuvandimwe wa Damasi,
araza gukurikirwa na honorable wacu Jeannette uri buze kuduha ubutumwa buvuye muri Unity Club Barumuri. Hanyuma mama Patrick araza kutugezaho ijambo rye, hanyuma iki gikorwa cy'amagambo gisozwe na Rutikanga Gisimba Patrick. Ijambo rero Jean François atera intambwe aze atubwire ikintu. Izina ryanjye barikoze byo yitwa Jean François Gisimba. Uyu nguyu duhagarariye umufasha wanjye Alice Marie. Ku buryo bw'umubiri ndi umwana muhererezi usigaye mu bana batatu. Papa Gisimba Rwahita Pierre Crisologue na mama Mukamanzi Dansile bari barabyaye batuye turi abahungu batatu, Damas Imfura, Elvis na Jean François. Ariko ndavuze ngo ni kubw'umubiri kuko nyuma yaho baduhaye abandi bavandimwe. Muri iki cyumweru numvise umwe muri bashiki banjye bamuhaye umwanya ngo atange ubuhamya, aravuga ngo ndi imfura mu bupfubyi. Ndamuhamagara ndamuhakanira ndamubwira ni Jackie, ndabyanze. Jackie uri imfura mu bakobwa. Njye niko mbizi, niko ababyeyi banjye babimbwiye, ntabwo bigeze bambwira yuko Jackie ari imfubyi, kuko nta nubwo ababyeyi banjye bigeze bavuga ko abana ari imfubyi kandi bahari. Ntabwo rero njyewe ndibabwire Damas mu buryo abantu bose bamuvuze, kubera ko nta gishyashya nawe ngiye kubwira. Abantu bashatse kuvuga ibikorwa bye byafata iminsi myinshi cyane. Njyewe ndababwira Damas nk'umuntu wabwira umuvandimwe ubuzima umuntu agirana n'uwo bavukana, uwo bonse rimwe, adashobora kugirana n'abamuzi by'inyuma. Hari abantu bakora ibikorwa by'indashyikirwa kubera ko Imana yabahaye ubushobozi bwo kubikora, bakaba bafite iyo talent. Damas yari muri abo. Hari n'abantu bakora ibikorwa by'indashyikirwa atari uko bafite talent, bashobora no kuba bayifite, ahubwo ari ukubera yuko le destin, ubuzima bwabashyize mu kibazo gituma bagomba kubishobora byanze bikunze. Damas yari muri abo. Iyo mbitekereje ndavuga nti ku rwego rw'igihugu namugereranya nk'umuntu namenye n'umwana witwaga telefone Gisimba. Shyize ku rwego mpuzamahanga, uwo ntamenye mwegereye ariko nasuye ibikorwa bye nkamusoma mu nyandiko, namugereranya nka Mère Teresa. Nigiye hirya gatoya, noneho sindeba ibikorwa, ahubwo nkareba inyigisho, nkareba inama yahaye abantu, nkareba icyo yababwiye wenda batarabasha no gukora, abarimu bajya batwigishije ariko batari kubishobora. Navuga Martin Luther King. Ubwo rero ntabwo ndi buvuge Damas mu bikorwa bye, abantu bose babivuze. Ndamuvuga nk'ishusho ansigiye ndeba. Nivuge mu bice bine. Turi abana bato. Mwabyumvise twavukiye muri Congo twese. Bakuru banjye babiri Damas na Elvis barangutagaho gato.
hagati yanjye nabo harimo imyaka iri 8-9. muri Kongo turi abana bato, ku ishuri baradukubita. Ndabivuga mu magambo bakoreshaga kubera ko ururimi bivuga. Piga kama Munyarwanda, piga kama Tusi. Ubwo n'abandi muri bagenzi banjye ngahindukira, hari umwe wakwiswe mu bageragezaga kumusagarisha. Uwo yabaga ari Elvis ntabwo yasinzaga. N'amaso rero byaravuzwe mu batanze ubuhamya, we yari umwana ucishije make, witonze, ariko uzi kuganira n'abantu, ufite igikundiro, abazayi bakamukunda. Abana, abangana nawe, abamama, abapapa, yari ambasaderi. azongera kubaho nkatwe, ari mu rwego ruturenze abantu, ariko uburyo bwo kubana nawe kuzageza igihe tuzamusangira tukicarana nawe no gukomeza umurage dusangira no gusenga. Aho agiye gukina agapira na bagenzi be, wenda agakungana na mukuru wanjye Chris, badashaka kumva kurikira. Noneho bagatera indirimbo ivuga ko ndi gucura, ngo ababyeyi batazongera kugira undi mwana kubera ko hari ibyo nasize nkoze. Abakuriye muri Kongo bashobora kuba bayibuka indirimbo ivuga ngo kitenda mimba. Nkarakara cyane nkarira, hanyuma bakaza nyine kumuduyana abana bombo kugira ngo ntajya kuregana, bakaza kwagira ingorane. Ubwo ni igihe twari bato. Hanyuma njyewe nabaye wa mbere, papa yazanye mu Rwanda ananyuze, ariko mbere yaho papa yaragiye gusiga mu Rwanda atubwira. Ubwo rero nibuka imaje z'amazi ko ari we mukuru, ahangayitse ubwo papa yaje kuza arantwara. Hanyuma kera kabaye n'abasigaye arabazana. Ubwo noneho tugeze mu myaka navuga ngo ndi teenager. Ni ukuvuga ngo ubwo ndamwibuka njya kumubwira amabanga y'abateenager, bikamusetsa cyane. Aho ngaho mpatinze nafata iminota myinshi cyane. Noneho rero umuvandimwe cyangwa se inshuti ikomeye, kubera ko hari igihe inshuti igera ku rwego rw'umuvandimwe. Umuvandimwe, iyo uri umuvandimwe we niwe ushobora kumubona yishimye cyangwa se ababaye cyane, cyangwa se afite doute, ari mu gushidikanya, cyangwa se afite emotion. Nibyo ngibyo nashaka kuvugaho, ko aribyo wenda nshobora kubwira abandi, naho ubundi Damas we mwese muramuzi. Damas ni umuntu byinshi cyane, icyo ushaka kubwira uza ko yakubwira umugisha inshuro kenshi, ariko ijoro n'inzu umusore w'imyaka 22, urabizi ufite imyaka 22, aba yumva afite ingufu nyinshi cyane, aba yumva ari mwiza, yambara ipantaro ikamubera, aba yumva amaso yose amureba. Nari umunyamakuru muri radiyo Rwanda, amakuru y'Igiswahili. Noneho umunsi umwe kuwa gatandatu mu gitondo mu masaa 4, Damas arambwira ati uyu munsi ufitiye gahunda. Ndamubwira nti mfite amakuru ya saa 10:30 nibaruka neza. Ati okay, ati ndagushaka. None urashakira iki? Wambwira icyo ushakira n'iteka. Ntacyo mubwira, ngo ariko uyu munsi ugenda wambaye neza.
ugende wambaye imyenda yawe wumva myiza, wumva wizeye ko wambaye neza. Nuko yanga kubimbwira. None se ko antene ishobora kuza gutsinda kubera ko ngewe ntabwo ari umunyamakuru wakunda umupira, bageza njyewe abanyamakuru barabizi. Ubwo rero haba hari imipira, abasaza bigendeye Kabendera Shinani, Abdallah Nzarumima baramubwiraga bati kijana utafanya kazi. Ubwo ngewe nyine ngasigara muri studio nkaza kuvuga ngo ubwo rero umunsi naragiye ko ntazi ikintu ushaka nshakira ngewe ndatekereza muri bure akaba ashaka yuko nza kuba ndaho ngaho nka wenda nkaba nagira igitekerezo mwongere. Ndangije amakuru ndebye mu idirishya mbona ikamyoneti yagendagamo iri imbere ya radiyo Rwanda. Ndamanuka mfite amatsiko menshi cyane yo kumenya icyo nshakira. Ndagerageza kuvuga bikeya n'ubundi impungenge. Ubwo rero amereza imfunguzo z'imodoka. Ubwo iyo twabaga turi kumwe ntabwo yatwara. Ati tugende turazamuka tugeze Nyamirambo tugiye hejuru n'amafrere tugeze kuri ya kera turakomeje nari nararenga ku Kivugiza kandi nabona Kigali turakomeje tugeze Butamwa tugeze aha mu rugo hari hacuramye Toyota ndayiparitse twinjiramo twakirwa n'umukobwa abantu bakundana rero nanjye nari umusore w'imyaka 22 igihe nari mfite n'umukobwa nkunda waje kumufasha wanjye mukuru wanjye ntabwo nkajya mbyibaza baratwakiriye ndihutisha igihe kiragera Damasi arasigara hari amaze kuhamagara ubwenge dusohotse mu nzu mbona ko abantu mu byo byose bashaka kuganira nitwaza ko nshaka guhindukiza imodoka ndayihindukiza ndageza hariya hirya umugabo ndamutegereza muri saa yicaye kera kabaye araza ariko azatakiriza amaso icyo yabwiye uwo mugoroba singizi ntacyo yigeze ambwira nanjye ntacyo yigeze mbaza umufasha ntacyo yigeze gusa haje Damasi wundi abigeze akora cyangwa ati petit frère uri petit nasana ndamubwira ni grave sasa siko nanjye najyaga nemera ko nzi abapetiti bo muri uyu mujyi uyu umukuye kwanza ugeze umushakashatsi bwana narakubwiye ko umushakashatsi ubwo rero twaragiye Damasi yarishimye anjyanye kaferiyo yari ya famiye y'abantu b'inshuti bana babo bavandimwe bacu cyangwa keretse umuntu utarashatse kunywa ikintu ku mugoroba umuntu wese yaramuguriraga yari yafashwe n'ibintu tutazigara nongeye kubona Damasi yishimye yaje kunsura aho mba mu gihugu cy'Ubudage kuko twabonye umwanya tutari twageze tubona wo kuba turi babiri twenyine iminsi 3 4 5 icyumweru tukaganira bihagije hirya no hino jenoside irangiye nari mfite navuga ngo nari mfite nashakaga kujya ku Kibuye byanze bikunze nicyo kintu cya mbere cyakeneye ndamubwira Damasi possibility ya mbere nzabona nzajya ku Kibuye we ntibyashobokaga gukora responsibility yari afite ubwo rero byarakunze kuko nahise mbona akazi dans une ONG njyana na mugenzi wanjye ashobora gukora ahangaha Lambert Gatare dufashe imodoka abanyaburayi bampaye ONG turiruka no ku Kibuye turahageze duhagarara mu matongo turarebana nta muntu nta kintu twarebana gusa
burakeye mbwiye Damasi byatubaye. Damasi yakifite imyaka y'ubutoya, yari inzobe cyane. Iyo yarakaraga yaratukuraga nk'abanyaburayi. Amaso ntabwo yo yatukuraga ahubwo yazagamo amarira. Damasi yaratukuye, nibwo namubonye ababaye pe. Noneho arambwira ati bategetse guhangana n'ikibi, guhangana n'inabi, kugera n'aho ashobora guhagaze. muri iyo minsi twamubaye by'abantu twabuze. Ndashaka kuvuga ko Damasi yari afite inshuti ebyiri zikomeye mu buzima bwe yabuze, zamubabaje kurusha abandi bantu bose, kugira ngo abantu wenda banabimenye na famiye zabo zibimenye. Sinzi njye niko yambwiye, sinzi niba yarabibwiye Beatrice. Damasi yakundaga umuntu witwaga Damien, wamubereye gasondo gacu. Damien wo kwa Kosimo. Kutabaho kwa Damien, Damasi byaramwishe. Damasi yakundaga Pascal Rugema. Pascal Rugema mu bisanzwe ni oncle wacu, kubera ko banganaga, bahoranaga bagendana hamwe buri munsi nk'impanga, abantu bagira ngo n'abakuza babo. N'abakuza, alors que yari oncle. N'iryari ndabonye Damasi ari sinzi uburyo nabivuga mu Kinyarwanda, envahi par le doute, afite gushidikanya. Mama yapfuye, Damasi yari afite ubwoba, yaratitiraga. Noneho niba nkibaza ariko se uyu mugabo ko papa yapfuye nkabona ari we dukomeje, kubera iki mama apfuye twaravuga ngo agagarada pedale akaba akibura kompletema. Ariko naje gusobanukirwa yuko papa apfuye Damasi yari sur un pied de guerre, yari yiyumvisemo urugamba, yumvaga ashaka kurwana. Ariko mama apfuye yumva na za ngufu yarishingikirijeho ziragiye, acika intege tureba. Hanyuma bitabuze ko kimwe tamo yisamo mu masarwanda. Abantu benshi ntabwo babizi, byose ntabwo bigezeho birimo Damasi yarazi kwigana cyane. yahuye n'ibibazo bitabasha Kwigana ashoboraga kugira kwigana ngo barayazishe. tanaye akayikoresha, navuga ngo mu buryo bumuri inyuma. Damasi yari afite ikintu akunda cyane kurusha ibindi, cyongewe na mbere. Damasi hobi ye kwa kuganira n'abantu, ariko cyane cyane abasaza. Noneho rero navuze ko nashaka kujya ku kibe cyane. Mama yavukaga mu bantu bitwa abanyakarama, dufiteho identite umuntu cyane. Noneho rero Damasi yajyaga ku kibe yicara n'abasaza, mu kanya gato abatangiye kuwigana. Wajya kumva aravuze ngo wajya kumva baravuze ngo ubundi agapfusha ngira amacumu y'umukara barimo kwigana mu bibazo. Agahaguruka akigendera bagasigara basitse bawe. Wajya kumva baravuze ashaka kwiyenza kuri sogokuru, ubwo runtaga mu intangare turi kwicukije, ubwo yabaga ari kwigana abantu. Yarazi kwigana abantu. Noneho no muri bagenzi be, aho ngewe mugendeye nyuma ari mukuru, bagenzi be yarabiganaga. Hari Aimable Rugwizangoga, iyo bagaba bari gusangira bumvuze binje mu mutwe, Damasi yakajya cyangwa ashaka kumwigana. Ubwo abantu bakaba barasitse, bakaba baraganira. Numvaga rero ngewe nari buvuge amateka ya Damasi, itariki yakurikiyeho, aho yabaye, byaranditswe birazwi. Ndashaka kuvuga Damasi nk'umuvandimwe gusa. Alice yari mushiki wa Damasi, yari yabaye mushiki wa Damasi, nk'uko Beatrice
ntabwo akiri muri wacu yabaye umuvandimwe. Ubwo rero njyewe ndagira ngo gusa nshimire cyane abantu tugasaza tugahura n'indwara, kugira umugisha w'umuntu guherekeza mu burwayi nk'uko waherekeje mukuru wanjye ni ikintu cyo gushimirwa cyane. Byarashobokaga yuko agira uwundi mufasha umwinubira ntamuherekeze nk'uko wamuherekeje gusa kuri none. Abana ba Damasi babaye intwari cyane, njyewe naratangaye, ntabwo nari nzi ko ku myaka yabo bashobora kugaragaza un sens de responsabilité nk'iyo nabonye. Ndashaka gushimira abantu bose baherekeje Damasi mu burwayi bwe, mpereye ku bayobozi b'igihugu. Ndabizi ko abayobozi b'igihugu babaye hafi ya Damasi, ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo avurwe bishoboka, kuko ndetse n'ubu bari bagitekereza uburyo bakomeza kumufasha ngo basove situation, ariko destin y'umuntu ni destin y'umuntu. Ndashimira kandi habayeho na za organisation zitanze n'abantu bafite icyago bitanze kugira ngo basunike ubuzima bwa mukuru wanjye babacume iminsi yo kubaho. Ndabashimira cyane mbikuye n'icyo nari mfite. Banyakubahwa abasaserdoti mwadutura igitambo cya misa, umuryango mugari w'umubyeyi Ntezintare Gisimba Damasi, inshuti z'umuryango, bavandimwe, mu izina ry'umuryango Unity Club Intwararumuri n'umuyobozi mukuru wayo nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame, Madamu wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banje kubaramutsa bagira ngo mukomere muri ibihe bitoroshye bikomeye byo kubura umubyeyi Damasi. Nyakwigendera Gisimba twaje gusezera no guherekeza uyu munsi yaranzwe n'indangagaciro z'ubumuntu. Yabaye inyangamugayo, yanga kandi arwanya akarengane, ndetse agira uruhare rukomeye cyane cyane igihe igihugu cyacu cyarimo amacakubiri ahangana nayo, by'umwihariko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'uko amateka n'ubuhamya byabitweretse, yarokoye abantu basaga 400 mu kigo cye cyareraga abana b'imfubyi, Gisimba Memorial Center. Ibi byatumye mu mwaka wa 2015 ahabwa ishimwe ry'ubumwe Unity Award nk'umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu. Iyo dusubije amaso inyuma tukareba mu mateka y'u Rwanda, dusanga igihugu cyacu cyararanzwe n'amateka mabi yatugejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, igasiga ibikomere mu Banyarwanda. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika Jenoside, hakurikiyeho urugamba rwo gusana ubumwe bw'Abanyarwanda rugikomeje na n'ubu. Kugarura agaciro k'u Rwanda n'umunyarwanda byabaye imwe mu nshingano nkuru y'ubuyobozi bw'igihugu nyuma yo kukibohora. Uretse leta n'inzego zayo zari zibifite mu nshingano, n'ubu bigikomeza, Abanyarwanda bo mu ngeri nyinshi zitandukanye ku bwabo bagiye bagaragaza ubudashyikirwa mu kugira uruhare muri uru rugamba. Muri abo bagaragaje ibikorwa by'indashyikirwa mu gukomeza kubaka igihugu no kubumbatira ubumwe bw'Abanyarwanda harimo nyakwigendera twaje guherekeza uyu munsi. Abinyujije mu kigo twavuze haruguru, yakomeje kwita ku bana b'imfubyi. Unity Club muri urwo rugendo akaba yari umufatanyabikorwa we, kandi umusaruro wavuye muri ubwo bufatanye uyu munsi ugaragarira
mu bana benshi bakuze ubu ni ababyeyi bafite ingo, bafitiye igihugu akamaro n'imiryango mishya bubatse. Nk'ababyeyi, nk'abayobozi, uyu munsi ubutumwa nyamukuru dufite tubwira umuryango wa Damas, turifashisha indirimbo y'umuhanzi nyakwigendera Rugamba Sipiriyani nawe wagizwe umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu yise Ikivi, aho yaturiye aririmba agira ati: ubu nguhariye kucyusa mwana wanjye uzaba ingenzi, uzase nanjye urenzeho unsumbye ndabigusabye. Twese rero dufatanije tuzakomeza kubaka ibyo yasize. Uyu munsi tumusezeraho bwa nyuma, twongeye kubimushimira. Umuryango Unity Club Intwararumuri uzahora uzirikana ibikorwa byiza by'umurinzi w'igihango. Yamutoranije nk'umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu kuko ari ishema n'urugero rw'ubutwari biranga uwanze gutatira igihango. Umurage dusigiye ni ugukomeza gutoza abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko, umuco w'ubudashyikirwa, guharanira icyiza no kwamagana ikibi. Imana imuhembera imirimo myiza yakoze kuri iyi si. Umuryango wa Mutezintare twongeye kwifuriza gukomera. Bana ba Mutezintare, umubyeyi wanyu yabaye umugabo, arangwa n'impuhwe, aratabara atitangiriye itama, none igihe Imana yagennye kirageze. Umurage w'ubupfura abasigiye w'urukundo ubudaheranwa yabambitse muzabikomereho. Mubyeyi Damas, uyu munsi tuguherekeje bwa nyuma. Nk'umuryango Unity Club tuzahora tuzirikana umurage ukomeye usigiye igihugu, ubumwe, urukundo n'impuhwe wagaragaje, natwe bizakomeza biturange. Urugamba aho rugereje tuzakomeza dutwaze. Ruhukira mu mahoro, tuzahora tukwibuka. Murakoze. Twashakanye muri 1992 kwezi kwa 12. Icyo gihe byari ibihe bitoroshye. Hari ikintu nibuka, hari umutekano mukeya, hari umutekano muke, hari ibihe bibi bishyira 1994 hari umutekano muke, hari ibihe bibi bishyira 1994 byahoraga aho ngaho. Aza kutureba arambwira ati aho mutuye bararaga batera amabuye hirya no hino ku mabati, ku nzu. Arambwira ati rero tukimenyana, ati ndashaka kuza ubwire bagenzi bawe. Nakoraga kuri komine cyahoze Ubutumwa, ubu ni Mageragere. Arambwira ati abo mukorana mujye nza mbatware buri nimugoroba, murare Nyamirambo, mujye muza ku kazi, batazabica nawe nkakubura. Ibyo menya byarabaye nk'iminsi nk'itatu. Undi munsi ndamubwira ariko buriya n'umuvandimwe tubana ntago mba namuzanye, ubwo nimpaguma bakanyica ntago nzaba ndi uwawe, kandi nawe ntago uzabura undi mukobwa ukunda. Reka turebe ibintu byose aho bigana, hanyuma ubwo ikimana izagikora nicyo tuzakurikiza. Urumva uwo mutwaro yari afite, ariko ugatuma dutwara n'abandi tukajya Nyamirambo, bafite amafamiye bakayajyamo. Aza kumbwira ati ndumva hari ikintu ushaka kukubwira.
ababyeyi banjye nabo babanye mu buhunzi, ndagira ngo tubane, hanyuma nibigenda neza tuzasezerane nyuma. Ndamubwira ni ntabwo nshobora kubana nawe tudakoze isezerano, ntabwo aricyo nasezeraniye Imana, ihangane kandi bizagenda neza. Ubwo hari imbere nyine y'icyo gihe, byari mu bihe bya fiançailles. Imana rero yarakomeje iduha umutekano, ubukwe burakorwa bigenda neza, nyine turabana, turabyarana, abana murababona. Ariko ibihe ntabwo byakomeje kuba byiza. Mu gihe cya Jenoside biba ngombwa ko nanjye mba ndi mu kigo cy'imfubyi, aho abana bari mbana n'abana batoya, aho dusa naho twari dutandukanye, noneho hajemo urundi rugamba rukomeye. Ariko ntabwo nanjye namutereranye, ubu yari ari mu bantu benshi, nanjye turi mu bana, ariko tuzi ko Imana izadufasha tukongera tugahura tugakora umuryango nk'uko twari twawutangiye. Imana rero yabanye natwe iduha kurokoka, ndamushimira ko urwo rugamba narwo yarubayemo, akarengera imbaga nyarwanda nanjye ndimo, kandi agakomeza urukundo. Sinshaka kuvuga ibintu byinshi, yambereye umugabo mwiza, nagerageje kumufasha mu muhamagaro, shima Imana ko nyine koko awushoje, nanjye numva ndi mu nshingano. Icyo nshimira Imana ni uko yabaye umurwayi wihangana, udashaka kuduca intege. Nibuka igihe twari dutangiye urugendo rwo kujya kwivuza mu Buhinde, twagiye yishimye, yumva ko harimo ubuzima bukomeye, kandi koko byari byagenze neza. Ariko Imana burya icyo yateganyije ku muntu nicyo kibaho. Yarihanganye, ariko bitagenze neza, tugeze n'ahashize amezi 2, nabonye atangiye gucika intege, ko twatangiye urugendo rw'uburwayi bukomeye. Twatangiye ibitaro bitavamo, ariko ngashimira Imana ko yakoresheje buri muntu wese kugira ngo tutagira ikibazo, ari mu buvuzi, ari no mu bundi buryo bwo kuduhumuriza. Imana aho ngaho yabanye natwe. Ubu rero abantu bose bacitse intege, abana bararize mu gitaramo, barabivuze, ndabakomeza. Umwenda w'urukundo dusigiye tuzakomeza kuwusigasira, n'umuryango ansigiye tuzagerageza kudatatira igihango, nk'uko igihugu kimwizera. Tuzakomeza gukora ibihesha ishema umuryango n'igihugu cyacu. Ubu buzima bwe bwa nyuma yatweretse ko yakize, atwereka ko agiye kugira akabaraga. Hari imishinga myinshi yapangaga akambwira bizakorwa muri aya mezi, ari abana azashyingira, ari abantu tuzasura, ariko ntabwo ariko Imana yabiteganyije. Mu gitondo cyo ku cyumweru ntabwo yari yarayenzi ko ubuzima buri bugende. Twabyutse mu gitondo turasenga bisanzwe,
arabyuka mutegurira icyo kunywa mu gitondo, ariko nsohotse gato ngarutse nsanga intege ziracitse, mbona ntabwo bimeze uko byari bimeze. Mpamagara abana ndababwira nti turebe ukuntu twagera kwa muganga. Twebwe twarebaga n'amaso ariko umuntu yari arimo aducika, tugera kwa muganga byarangiye, umutima wahagaze. Icyo nshaka kuvuga rero, yari intwari koko kandi ifite urukundo rw'umuryango, kuko ubuzima bwe ntabwo yashatse ko ducika intege, ntabwo yashatse kutwereka ko hari igikuba gicitse, ntabwo yashatse kutwereka ko ananiwe, ntabwo yashatse kudukura umutima. Shimira Imana ko aheruka muri iyi kiliziya ku munsi wa Pentecost, yari yicaye hariya ku ntebe y'imbere, arambwira ati, arabyutse mu gitondo arambwira ati, njyewe turajya gusenga ariko nta nubwo ndi buture mu kiliziya, hari umuntu ndi bwoherereze ituro ryanjye. Yarabikoze, twumva misa yose yarangiye nka saa 10, ntekereza ko yaraje gusezera kiliziya, nawe yagizemo uruhare kugira ngo ibe imeze gutya. Ndashimira abapadiri, Padiri Kaberamanzi nitabaje arembye cyane kugira ngo bamuhe amasakaramentu ya nyuma, yansanze muri Faisali arayamuha, no mu rugo yaransuye arangera nanone baraganira. Niyo mpamvu nasaba buri muntu wese yaba yumva hari ikintu amufiteho ku mutima, yamurekura akamureka, tukamurekera Imana yamukunze akamubabarira, cyangwa se umuntu yaba afitiye ideni akazatureba akatwegera akatubwira, ntitumufungira amayira kuko inzira ze yaraziteguye. Ndongera gushimira abana yansigiye, ndongera gushimira cyane bikomeye umudamu Yageneye wamuhaye impyiko. Nagira ngo mushimire hagati yanyu, yakoze ikintu gikomeye, yakoze ikintu cy'ubutwari, kandi mubwira ngo icyo yakoze ntabwo ari twe tuzakimuhembera, ahubwo Imana yaranditse izabimuhembera, kandi ntazavuge ngo yakoreye ubusa yapfuye ubusa, kuko Imana yarangije kwandika igikorwa wakoze. Turagushimira kandi n'ubundi uzahorana natwe, uzahora mu muryango wacu, uzahora uri uwacu, turi kumwe kandi ntacyo uzahungabanaho kuko yakudusigiye. Nongeye guhumuriza abana batoya umuryango mugari bati, tubuze papa ntituzongera kubyara ngo duhembwe, ntituzongera gushyingirwa, tuzabikora dufatanyije twese, kandi n'inshuti n'umuryango nabo bazadushyigikira kugira ngo dukomeze bya bikorwa yadusigiye. Tomasi, ubu nibwo mvuze izina ryawe, ubundi wari papa wacu twese, papa wacu twese, papa w'abana, nanjye wanyitaga mama. Igendere, Imana yagukunze ikugororera, ikwambika ikamba, tuzakurekura ntabwo tuzababara, tuzakurekura ujye mu biganza by'Imana, uzahore udusabira, ugire iruhuko ridashira, uruhukire mu mahoro. Turagukunda. Banyakubahwa basaserdoti b'Imana mwadufashije mu gitambo cya misa, babyeyi, bavandimwe, namwe inshuti z'umuryango, Yezu Kristo akozwe.
nahoze ntekereza icyo kuvuga kubera cyumweru tumazemo duherekeza umubyeyi wacu bavuga ibigwi bye, amateka ye. Nza gusanga icyaza kumbera cyiza cyo kuvuga kuri uyu munsi. Natekereje ndavuga nti se data iyo aza kuba ahagaze aha ngaha yari kubavuga iki? Yari kubashimira. Ijambo ryanjye ni iryo gushimira. Mbere na mbere ndashimira Imana yaturemeye umubyeyi duherekeza none. Imana yamuhanze ikamuha umutima ukunda, ikamuha ubuzima n'ingabire zitandukanye zatumye abasha gukora ibikorwa binyuranye bishimwa na benshi. Impamvu nahisemo kwandika ubutumwa nuko amarangamutima atari kunyemerera kubasha kwibuka icyo nshaka gutangamo ubutumwa cyangwa se icyo nshaka gushimira. Ariko ndashimira kandi mbikuye ku mutima Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame, we wafashe iya mbere mu gushima ibikorwa by'umubyeyi wacu, akamuha ishimwe ry'ibikorwa by'ubutwari. Ndashimira kandi sinabura gushimira Nyakubahwa Jeannette Kagame, First Lady, ku buryo adahwema gushyigikira ibikorwa byita ku batishoboye, cyane cyane abana. Ibyo biba bigaragarije umubyeyi wacu kenshi muri gahunda zitandukanye za Unity Club. Turashimira inzego zitandukanye za leta zagiye zidufasha mu bihe bitandukanye, ndetse no mu buryo zashimye ibikorwa by'umubyeyi wacu zikamushyira mu rwego rw'abarinzi b'igihango. Aka kanya kandi munyemerere nshimire ku mugaragaro ababyeyi bacu bombi. Ndabanza gushimira papa kuba waremeye kuba intwari, ukemera kuba umubyeyi wa benshi, umubyeyi w'imfubyi, abapfakazi, indushyi ndetse n'abandi bose bazaga bakugana. Kandi ndashimira na mama wemeye kuba umufasha n'umugore wa papa, akatubera umubyeyi, akajya mu nshingano za data akazibamo nk'aho arize. Turabigushimiye cyane. Aka kanya ndashaka babivuze, ariko ndashaka kongera gufata umwanya wo gushimira Yageneye w'Imana. Mu gihe papa yari arwaye, niwe muntu wagaragaje ubutwari bukomeye butagereranywa. Tubanza no kubishidikanyaho, akageza akambaza nkamubwira nti se are you sure? Agaragaza ubutwari bwo gushaka guha impyiko urugingo papa yari akeneye muri icyo gihe. Ndagira ngo mfate uyu mwanya mushimire, nanamusabe ko ahaguruka nkamubereka mwese mukamubona. Humura, komera, turi kumwe nk'umuryango. Yari asanzwe ari mushiki wacu mukuru, mu bana twariranywe benshi, ariko noneho data yarambwiye ko mwangiranye igihango gikomeye, ko biruta kuba wari mushiki wacu, ahubwo uri umwe mu muryango wacu. Humura, komera, turi kumwe. Ndashaka gufata uyu mwanya nanone nshimire mu burwayi bwa papa. Hari umwana wari inshuti yacu, ariko nawe yaza kuba umuvandimwe. Yari umushoferi wa papa, niwe wamutwaraga kwa muganga, ariko byarenze kuba ari umushoferi. Niyo hagiraga ikintu kibura kwa muganga yabikoze,
atinuba igihe data ari mu ntege nkeya yabaga muri hafi. Nawe ndamusaba Nshimiyimana Emmanuel ahaguruke mubereke mumunshyimirire. Kaka muraza wasanga nabwo agifite imodoka hari ibyo yagiye gutunganya. Papa atabarutse agifite umutima wo kutuba hafi, ndagira ngo abaza kumubona baze kumumpera message yuko tumukunda kandi nawe ari murumuna wacu, ari mu muryango wacu. Hari kandi inshuti zihariye zakoranye na papa muri ibyo bihe by'ubutwari zitandukanye mu bihe bigoye. Hari ibigo byakoranye na data muri uwo muhamagaro yari afite, abenshi ntago babashije kuza ariko abandi bari hano. Ndagira ngo munyemerere nkoreshe ururimi rw'icyongereza kugira ngo ubutumwa nshaka kubaha nabwo bubagereho. I want to thank a few individuals among many that worked with my father, Damas Gisimba, and some other few institutions that have worked closely with him when he was carrying his legacy. I want to thank immensely Carl Wilkins. I want to thank tremendously Clive Owen, Brandon Stanton. You have been all part of not just Dart's work, but you've been also part of our family, and we thank you so much for being with him and with us during all those years. I also want to thank some few institutions that some of them are not here, but some are here. I want to thank Catholic Relief Service, Kinderhelp Vinder King, Renani Palatina, Aegis Trust, Music for Life, Handicap International, the Holocaust Museum in the United States, the Garden of Padova in Italy, the Foundation Wedner, and the Foundation Greeninga. I want to take this time to thank you so much, and we acknowledge your effort to fulfill Dad's work. Ndababwira ko papa rwose twagiranye ibihe byiza, ntago ndi bujye mu buhamya burebure, ariko mu gihe cy'uburwayi yaranyicaje, yakundaga ko nkunda kuba ndi ku bitaro nijoro kuko abandi babaga badahari, nta n'undi muntu dusura. Yafashe umwanya muremure cyane wo kunganiriza ibyifuzo bye, anganiriza ubuzima bwe, anganiriza, ariko akabikora adashaka ko mpungabana, akabikora ashaka ko nkomera. Yarambwiye ati urugendo rwanjye ubu ngubu ruratangiye. Byarangoye kubyakira, ariko maze kumenya ko ambwiye gutyo, nabashije mu burwayi bwe gushaka kumwigiraho no komeza kumva byinshi, kugeza mu minsi ya nyuma itariki 31 ari kuri anniversaire ya Bertrand murumuna wacu. Hari ibyo yatubwiye kuri anniversaire yanjye mu kwa kane nuzuza imyaka 30 bikomeye ntari nzi,
atarigeze atubwirira mu ruhame, ariko nanone ku itariki 31 atubwira impamvu y'izina Gisimba, atubwira uburyo dukwiye kurikomeraho, ariko anatubwira noneho n'impamvu yatwise amazina yacu bwite twitwa. Arambwira ati nakwise Rutikanga, ansobanurira ibihe bigoye yari arimo n'icyo yashakaga kubwira. Yarambwiye ati mu muco abantu bazaga kurya ubunyano baje kwita izina. Ambwira ko yabinyise ahari na message ashaka gutanga. Yarambwiye ati rero uzabe Rutikanga, arongera bisubiramo arambwira kandi ntuzikange sha. Mu gusoza ndifuza gutanga ihumure, ndifuza gushimira yego, ariko ndifuza gutanga ihumure mu izina ryanjye bwite ndetse no mu izina ry'umuryango dukomora ku mukurambere wacu Gisimba Melchior. Ntabwo tuzawutezukaho. Data, ibyo wasize nk'umurage w'ababyeyi bawe turakwizeza yuko tuzabikomeraho tukabikomeza, ntabwo tuzatatira icyo gihango. Tuzakomeza gukorana n'inzego zose zakoranye na papa, tunagura ibikorwa bye mu izina ry'umuryango. Mwebwe mwese mwatubaye hafi, mukatuba hafi muri ibihe bikomeye tunyuzemo, nubwo tutabifuriza ibyago. Turabizeza ko natwe ko igihe cyose tuzababanira mu buryo bwose bushoboka, tugendeye ku murage umubyeyi wacu adusigiye. Muhumure, mukomere, mutwaze, mugira amahoro y'Imana.